Murakoze nyakubahwa First Lady. Ngira ngo nk'impamba naho urubyiruko najya ngo nsubire ku kibazo cyakomeje kubazwa cyasubiye mu biganiro kenshi, ikibazo cy'ingengabitekerezo no gupfobya. Ingengabitekerezo no gupfobya nibyo bitangira iyo genocide igiye gukorwa. Imyaka 60 n'indi ishize guhera 59 ingengabitekerezo yiyubaka, harimo gupfobya n'ingengabitekerezo no gupfobya buriya byubakanwa na genocide n'ingengabitekerezo, byose birajyana. Ntabwo kimwe gitangira ngo kizasimburwe n'ikindi. Iyo bavuga ngo abantu ni inyenzi, abantu ni inzoka, abantu ni iki, kuba ari ugupfobya, kuko iyo bagiye kugera igihe cyo kwica biba byagiye mu mitwe y'abantu ko abo bica atari abantu ahubwo ari inzoka nyine, ari inyenzi nk'uko byagiye bivugwa. Ingengabitekerezo ijya gutangira n'iryo pfobya imyaka 60 n'indi ishize, 59 kugeza aho yakorewe 94, habanje ibyo bitekerezo, kandi ibitekerezo bitangirira mu bantu bake cyane, ntabwo bari benshi. Uvuze bagitera, bambonye umutwa n'abandi batangiye Parmehutu, ugashyiraho n'abapadiri b'abazungu babafashaga, ni handful of people, ni bake cyane. Ariko igitekerezo bari bafite cy'ingengabitekerezo genocide mu myaka 30 yakurikiyeho, 34 cyaje kuvamo kwicwa kw'abatutsi barenze miliyoni. Cyari cyaramaze kwiyubaka, cyubaka infrastructure na structures zo gushyira mu bikorwa iyo ngengabitekerezo no kwica abantu. Hubakwa igisirikare, hubakwa gendarmerie, hubakwa n'interahamwe. Ibyo ngibyo 94 nibyo byakoze genocide yakorewe abatutsi, bakica miliyoni y'abantu mu gihe gitoya cyane, n'imbaraga nyinshi n'ubukana bwinshi na speed nyinshi cyane. Mu mezi 3 miliyoni y'abantu ikabirarangiye. Ni ukuvuga ko buri muntu yari afite ugomba kumwica. Infrastructure yari hari, logistics zihari, ingengabitekerezo yaracengeye ku buryo byari ibintu byoroshye cyane. Iyo infrastructure rero yubatswe icyo gihe cyose, irimo ibihumbi 80 by'abasirikare ba Habyarimana, 80,000, ugashyiraho miliyoni z'intera hamwe, kuko nta musozi n'umwe, nta quartier n'imwe, nta segiteri, nta hantu na hamwe hatari intera hamwe. Ku musozi w'u Rwanda hose hari intera hamwe ziri ready, zifite n'ibikoresho byo kwica. Iyo infrastructure rero yabaye dismantled na RPA mu gihe cy'amezi 3, irasenyuka, imwe yisanga hakurya y'amashyamba ya za Congo n'ahandi. Abari babishyigikiye ingengabitekerezo bamwe baragenda, bari scattered muri Afurika hirya no hino, abandi bari i Burayi. Nibo bakomeza guhembera ingengabitekerezo no gupfobya. Ni ukuvuga ko genocide nubwo yahagaritswe, ariko ibibanziriza n'ibikomezanya nayo mu kuyikora biracyahari, ntaho byagiye. Ni ingengabitekerezo no gupfobya. Ni ukuvuga ko mu mitwe yabo no mu mitima yabo bo bari hopeful ko at one time imbaraga zahagaritse genocide zizagabanuka, kuko bagifite ibyo bitekerezo, bakongera bakubaka, bagatangira bushya nk'aho bahereye 64 years ago, nk'aho bahereye muri za 1959. Ni ukuvuga ko urugamba ruracyahari. Urugamba ni phases, urwo dismantlinga intera hamwe n'ingabo za Habyarimana n'icyo bakoraga genocide, urwo rwararangiye. Ariko mu gihe hakiri ingengabitekerezo no gupfobya, urugamba ruracyahari. Urwo rugamba rero rurwanwa gute? Ni gute tururwana? Ingabo z'igihugu zararwanye, Colonel Jano yabivuze, hakurya aho bagiye amashyamba ya Congo bararwanye, n'ubu bararwana, barakumira. Ariko twakumira dute ingengabitekerezo no gupfobya ari byo pfundo, ari naho genocide itangirira?
aho rero niho urubyiruko rukenewe. Aba basirikare bahunze cyangwa se babaye mu mashyamba ya Congo, hari abo twigeze gufata turwana nabo, tubafashe turababwira tuti ariko murwanira iki, turababaza tuti murwanira iki, objective yanyu ni yihe? Baratubwira bati icya mbere ni ukuza tukongera tukica buri mututsi wese agashira mu Rwanda. Tuti icya kabiri, bati icya kabiri ni ugusenya inzibutso zose ziri mu Rwanda, zose tukazisenya zigashira. Tuti se inzibutso mwamusenya iziki? Bati ziratubangamiye. Bati niba hari ikintu kitubangamira ni inzibutso. Urumva uko niki? Ni ugupfobya. Urubyiruko rero iyo tubabona mu rugamba rwo kurwanya impfobya n'ingengabitekerezo, kandi mufite means, mufite ways, mufite tools, mufite content, tubona muri absent. Ni ukuvuga ko you have deserted, muri deserters ku rugamba. Mwaradesertinze. Kuko uru rugamba tururiho twese. Urugamba rwo kurwanya impfobya n'ingengabitekerezo ni urugamba rwo gusubiza, ni urugamba rwo kubabuza kuvuga ubusa. Kandi mwebwe mufite ibyo kuvuga, mufite ways, mufite means, mufite content. Ibyo mudafite mwabishaka, birahari, ntabwo bibuze. Nubwo twafata bari muri iyi sare, gusaba abana bari muri iyi sare bose bazi kwandika, bazi kuvuga icyongereza cyiza cyane, baba bari abazungu bafatanya n'abapfobya n'ab'ingengabitekerezo, mwabasubiza. Ariko ntitubabona, we don't see you, you have deserted completely. Ntabwo muri ku rugamba n'abandi, cyangwa se muri beshya ngo urugamba rwararangiye. No, mu gihe hakiri ingengabitekerezo no gupfobya, which means turacyari ku rugamba, ntabwo rwigeze rurangira. Urwo rugamba rero turashaka kurubabonaho, turashaka kubabona on the front line. Ariko kuri front line ntabwo tubabona. You have deserted, muri deserters neza. Kuko niba umuntu yandika kuri Twitter akavuga ubusa, agatuka igihugu, agatuka u Rwanda, ukajya kubona ukabona the same person, ni Tom Ndahiro, ni Nyombayire, nawe namubonagaho arwana nabo njyangwa kiri no muri Senegal, namubonaga arwana. Ni bakeya ushobora kubara abantu barwana n'ingengabitekerezo hano mu Rwanda. We see about 4-5 people. Ni abantu nka 5-6 nibo bari kuri front line yo kurwanya ingengabitekerezo. Abandi urubyiruko rwacu muri hehe? Ko atari amasasu ngo barabarasa, ngo ni wandika barakurasa ube kajarite. Uratinya iki? Uratinya kuva yahe maraso? Wanditse ugasubiza. Okay, let's assume ko utabibona. Niba mutabibona, ibiharabi ku Rwanda bituku Rwanda bipfobya genocide, niba mutabibona nabyo ni ikibazo. Ubwo no kuvuga ko muba murangariye ahandi, muba murangariye muri Snapchat, menya iki nibyo ngibyo nibyo batwara. Ariko murajya muri Snapchat, undi ari kuri internet arayigura, ari i Bari, ari mu mashyamba ya Congo, kuko hose connectivity irahagera. We ariho arakora mobilization, aramobiliza. Uko amobiliza niko abona abayoboke. Urumva icyo gihe mwebwe muri absent, mwamurekeye urubuga, kandi mufite everything, ntacyo mubuze. Content murayifite, ahubwo mwayishaka muti. Mugomba gushaka content, mugomba gusoma, mugomba gukurikira, mugomba kumenya. Mufite education. Buriya education idafite purpose nta kibimaze. No, nta kibimaze. So urubyiruko rwacu rero, dore ingabo z'igihugu akazi kazo zagakoze neza cyane, ntacyo twikanga. Nabo ngabo bavuga kuza gusenya inzibutso nta magambo gusa, kuko ntaho bashobora kumenera, ntahahari. Ariko the front isigaye izongera
in the next 60 years mwararangaye ikaza igakora ishyano, niyo front mugomba kujyaho, ni nayo front ubungubu tutababonaho, muri absent, totally absent. Mwarayibarikiye. Nta nubwo dukwiye kuba tubaza nk'urubyiruko mubaza ngo dukore iki nk'urubyiruko. No, icyo mukora murakiza. Bose ko bicara bakandika. Mwabuze icyo mubasubiza. Icyo mubasubiza ntabwo mwakibura, kirahari. Birahari byinshi cyane. Icyo kubasubiza birahari, biruzuye. So inama nta yindi, ni mugaragare kuri uru rugamba, mujye imbere, mujye kuri front line, tubabone. Niba mushaka izindi ammunitions twazibaha, turazifite, ariko ni mugaragare ku rugamba. Ndumva ari ibyo nagira inama mu rubyiruko rwacu, ariko ndibaza ko niki cyaburaga, ikibura ni ukubakangura gusa. Sometimes natwe dufitemo responsibility to expectinga ko mwakora byinshi, ariko tukibagirwa ko mugomba gukangurwa no kubibwirwa. So ndibaza ko bake muri aha ngaha mu byumvise, ubwo next time turaza kureba abasoda benshi cyane kuri uru rugamba, Murwana n'ingengabitekerezo n'abapfobye. Murakoze.